ntera umugongo noshywa n'ifaranga none rintaye mu manga. Weekende yajyaga kugera imodoka ivuye mu Kinamba, ubwo niko inkumi zitabarika zose zabaga ziri kuri randevu. Nishinze ibidafite umumaro none dore nsaruye urupfu. Urabe ndagiye ndizize nawe ndenganya, nzize kutumva kwanjye ndetse no kwigira kureka. Niko kigicenya n'icyumva ihoni kandi amatwari mu rupfu ntiyumva. Ibyo nafataga nk'ibikino n'ibyari umuriro ntabikekaga. Hari igihe natahaga igicuku nasinze nanyweye urumogi, ku gitanda ndyamanye na mabebi sinibuke gukoresha agakingirizo. Nagiraga abasheri benshi nanjye ubwanjye narinze umubare. Iyo bahuriraga iwanjye ku buriri bose twararyamanaga. Niyibagije ko sidiriho nitera injege ngo apfu wavutse. Gusa mbabajwe n'amarira ishavu n'irungu abankundaga. Intimba nsigiye ababyeyi ndetse n'ukuntu nagombeye Imana. Bakobwa twakundanye murabeho, bahungu twabanye murabeho. Sinayikino nayini ngaho VIP manager wanjye urabeho. Uzansezerera abana twareranwe, unansabira ababyeyi imbabazi. Barumuna bashiki banjye uzabambwirira utahezanye mu ijuru. Alo, uraza kundeba? Sawa basi ndagutegereje. Naraye mu mabwate menshi mbyina, njya firingi ndara mu mabara, mu migina matimba amagiri iwanjye ndishimisha none dore mpfuye nshonga. Hagati y'Imana na Shetani sinzi uzanyemera rinde. Erega ibyo nakoze ntibisanzwe n'ukuri sindi uwo kubabarirwa. Abana nabyaye mu gasozi ni benshi kuko bamwe simbazi. Abana bato nashukishije ifaranga nk'abantu uzahasi ndabona umuro. Abakobwa beza twaryamanye maze kwandura nibo benshi kurusha. Urabeho ndagiye ndizize nawe ndenganya. Mana mbabarira ibicumuro byanjye, munyeze waciye ubugingo bwanjye. Ubwira uko murabe maso, itonde nimushukwe n'ubuto. Erehira harya akanya gato ntabwo riruta ubuzima bw'umuntu. Hano ku gitanda kwa muganga abo dupfuye rumwe ni benshi, gusa uno munsi wose nkurenza nta cyizere cyo kubaho ngifite. Umuriro ntugabanuka ku munsi nduka inshuro zitabarika.